kwirukana ahubwo se ziraza zigusange no mu rusengero. Harimo n'izindi zambaye ibigeze ku birenge uzazihungira heza. Harimo n'izisenga zifite na Bibiliya ubwo zirica zose irazihora iki ushaka ko nazo zikiza. Ufite inshingano zo kurinda ibyo Imana yaguhaye. Imana ihamagara umuntu ikamuha imbaraga ikamuha n'intwaro zo gukoresha mu murimo wayo, ariko ntabwo ari ihindukira ngo ize kubirinda. Wowe ubwawe ushinzwe kurinda. Haleluya! Ushinzwe kurinda ibyo Imana bikurimo. Hari igihe umuntu agira ngo kugira ngo azabane n'Imana neza ngo ubwo se byashoboka, ngo kandi ngo nawe urukundo rukubamo, ngo kandi nawe ugira inyota nk'abandi. Hari abantu bazi ko kugira ngo Imana igutoranye n'abandi ushobora ibintu byayo, ngo ari uko ibanze igafunga utubare muri ako gasantere utuyemo, ntabwo yadufunga. Ibintu byo kugira abantu barimuka batera imbere agakiza bakagasiga mu bukene, ngo ntabwo wakimukana ukajyane mu iterambere ni ubuyobe. Iyo ukize agakiza urakimukana muri ubwo bukire. Imana ikagukura mu cyiciro cya mbere gushyira mu cya kabiri ukakimukanamo, yagushyira mu cya gatatu ukakimukana, yanakuriza indege ukakurirana. Ibintu rero byo kuvuga ngo ni ukubera iterambere Imana iragendanwa. Abahungu bageze i Babuloni bavuye babanyaze, baragera ngo nubwo batunyaze ariko tuzayimukana. Bagera i Babuloni bayimukanye babashyize mu itanura ry'uburiri Imana irabateturura. Rero mureke tukagendana. Twaje nka korali Ingabire duturutse mu itorero rya ADPR. Ururembo rwacu ni ururembo rw'intara y'Amajyaruguru. Mu minsi ishize rwitwa ururembo rwa Muhozi, ariko uyu munsi wa none ni ururembo rw'intara y'Amajyaruguru. Hanyuma paruwasi yacu ni paruwasi y'akarere ka Musanze. Mvuga muri aka karere ka Ngororero ni nako nashakiyemo, ariko Imana yaratwimuye itwimurira mu karere ka Musanze, kandi Imana ituguye neza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Korali Mawusi ni korali yanjye, na korali Ingabire yaje nayo ni korali yanjye. Nkunda kubwira abantu iyo kumwe na korali Mawusi ngo ndayitezemo nkambakamba, irandera iramuza, ntangira kugendera ku meza, ntangira kurekura ameza, none ubu ndi kwiruka. Ariko na korali Emawusi nayo yarambyaye. Haleluya! Yarambyaye nayo iranyonsa, biba ngombwa ko nshuka njya gusanga korali Ingabire. Mwese rero muri ababyeyi banjye, Imana iduhane umugisha. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana. Ni ijambo rifite intego ivuga ngo ububasha duhabwa no kurinda iby'Imana. Ntarasoma ndabanza mvuge gatoya ku ijambo ububasha ni iki. Ububasha ni ubushobozi. Ni ubushobozi bwo gushyiraho, bwo kuyobora cyangwa bwo kugenga, bwo gutanga amategeko abantu. Mbese ni ubushobozi muri rusange. Ububasha rero iyo tubuvuga, twatanga nk'urugero. Mu muhanda habamo ibimenyetso, habamo ibyapa biyobora abantu bagenda mu muhanda batwara ibinyabiziga, habamo ibishushanyo bishushanyije mu muhanda. Mu mihanda yakize iteye imbere habamo na za feruje. Byose ni ibimenyetso. N'imihanda yose muri rusange ya za kaburimbo ibamo na bya byuma bita sofiya. Biriya rero nibyo umuntu agenderaho umushoferi akavuga ngo ubwo ageze ku murongo ucagaguye nemerewe kudepasa umuntu uri imbere yanjye. Yagera ku murongo udacagaguye bikaba bisobanura ko yenda atemerewe kudepasa. Yagera ku cyapa cyanditseho stop bigasobanura ngo ubwo arahagarara gatoya n'ibindi. Ariko iriya mirongo biriya byapa ntibivuga. Uriya murongo ucagaguye ntushobora kurekana ngo uvuge ngo dore mbandepashirijemo. Ntabwo iriya mirongo ivuga. N'icyapa cya stop ntigishobora kuvuga ngo iyi modoka impiseho idahagaze ngo bigire ububasha bwo kugira icyo wikora. Ariko ububasha bwo mu muhanda bwo guhana umuntu warenze kuri biriya bimenyetso bufitwe nande? Bufitwe n'umupolisi. Rero abashoferi mu muhanda bakunze gutongana, ukumva umwavuze ngo ariko uri kutugendera nabi, ukumva undi ngo ariko ngo kuki utwikira urugendo, kuki uri mbese ukumva bashaka gutukana. Ariko nta mushoferi
ujye ugira ububasha bwo guhana undi wamugendeye nabi. Ububasha buri mu biganza by'uriya mupolisi washyizwe mu muhanda. Ububasha rero ngira ngo wenda hamwe n'urwo rugero mubashije kukumva. Hari n'ububasha rero bukomeye cyane buri hejuru y'amategeko, buri hejuru y'ibimenyetso, buri hejuru y'ibyo abantu batubwiriza, buri hejuru y'ibyo amafaranga duha gukora, buri hejuru y'ibindi byose. Ni ububasha bwa nyir'ububasha uri mu ijuru. Imana yacu yabwa icyubahiro. Uyu nyir'ububasha niwe twasabye tukiri Musanze, turamubwira ngo Mana dore twigende uzafashe mu muhanda, uzaturinde impanuka. Burya nubwo umupolisi yabamo ntiyakurinda impanuka, biri mu bubasha bwa nyir'ububasha. Turamubwira ngo kandi n'ikirere nacyo, haleluya, tubwira nyir'ububasha ngo ikirere nacyo kitagira umuntu wo mu isi ugitegeka, ntikigira umuntu n'umwe wakibwira ngo ndagutegetse ngo ntugwe imvura. Turareba tubona ntituri bubwire bariya abantu batanga amatangazo ngo uyu munsi haragwa imvura, biragwa mu gicamunsi, hari aho batubwira ngo iragwa iburengerazuba, abandi batubwira azuba aho haririrwa umucyo. Tubona nabo mu bubasha bwabo hatarimo kuba tutababwira ngo mutubwirire imvura ku kabari. Tubona nta bubasha babifitiye, na biriya batangaza tubona ni ibya siyanse, baragenekereza ariko nabo ntibazahamya imvura iba yaguye. Nyir'ububasha rero niwe wafashe ikirere, haleluya, afata imihanda mu butaka bw'irubuta. Abapolisi nabo hari ukuntu yagiye abatubwirira, ntabwo baduhagaritse ntibatwandikiye. Mbese Imana yacu nyir'ububasha yafashe ububasha bwose bwari buhari bwashoboraga kutuzanira inkomyi, arabufata bwose, aravuga ngo urugendo nararwemeje nimugende amahoro. Dushimiye nyir'ububasha wabanye natwe nahabwa icyubahiro. Amen. Rero ububasha tugiye gusoma ijambo, ni inkuru ndende, turasoma mu gitabo cy'Abacamanza, inkuru ya Samusoni, ariko ifite intego ivuga ngo ububasha duheshwa no kubaha Imana. Turasoma igitabo cy'Abacamanza ibice 13, turagenda dusoma imirongo dutuka, hanyuma twumve icyo Imana yashatse kutubwira kuri Samusoni. Abacamanza ibice 13, ndasoma mpereye ku murongo wa 2. Umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa, umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasubira ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanye, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Imana itugirire neza. Haleluya. Iki ni igice cya mbere nsomye muri iyi nkuru ya Samusoni, kugira ngo umuntu agire ubwo bubasha aheshwa no kurinda iby'Imana. Ni uko abanza akagira ibyo by'Imana akabyakira, ni uguhamagarwa cyangwa gutoranya. Imana yashatse gutabara Abayisiraheli bari bamaze igihe kinini cy'imyaka 40 yarabahanye mu maboko y'Abafilisitiya kubera kuyigomera. Abayisiraheli bagomeraga Imana, hanyuma bamara kugoma cyane bamaze kwirara ikabahana. Kuko kugira ngo umwana w'umuntu ashobore kujera ibintu by'Imana ari mu bisubizo byuzuye, ntabwo ari kenshi akunda kubishobora. Kandi kuko Imana nayo itatakaza umuntu wayo, yarahiye yahaye isezerano, hari ukuntu igenda ijera ibyo bintu. Abantu bakunze kuvuga ngo aho kugira ngo iguhombe ngo yaguhombye. Rero bamaze imyaka 40 bari munsi y'ububasha bw'Abafilisitiya, babashinyagurira babakorera ibyo bishakiye. Noneho icyo gihe Imana iratoranya, ishaka gutoranya umuntu uzatabara Abayisiraheli. Itoranya rero Samusoni, ariko imutoranya ataraba, imutoranya ataravuka, ariko inatoranya umugore muri iyi si uzanyuramo uwo muntu uzavuka adasanzwe. Iravuga ngo bisaba kujya kuri
uriya mugore w'ingumba utarigeze kubyara, ngiye kwa Manowa, niho ngiye gutanga kuzabyara uwo mwana udasanzwe ugiye kumurira ubwoko muri ubu bunyage. Abayisiraheli bamaze gutakira Imana, imaze kubumva, igambiriye kubatabara. Irebye mu bariho mu isi, mu bariho iwabo, ntiyabona nk'uwo irakoresha uwo murimo. Ibo ihitamo kujya kureba ingumba itabyara. Yasanze Mukamanowa rero marayika w'Imana, ngo abwira Mukamanowa ngo yewe wa mugore we, dore uri ingumba. Yagiye kubona marayika araje barirebanira. Muravuga igihe Imana igutumaho abantu, ariko hari n'igihe yiyizira mukivuganira. Birashoboka ko ituma abahanuzi. Uwo mugore yari guhinyura, akavuga ngo ibyo wahanuye kwa runaka ntibarabibona, akavuga ngo n'ibyo wavuze ubushize sibyo byabaye. Abona ko arashidikanya, marayika arize. Abwira Mukamanowa ngo ndakuzi, uri ingumba, nta nubwo wigeze ubyara. Mukamanowa yumva n'ibyo. Arangije amuha kondisiyo, aramubwira ngo none ubwo wari ingumba, noneho imbere gatugiye gusama, kandi uzabyara umwana w'umuhungu. Umugore wa Manowa atega amatwi. Arangije marayika amuha kondisiyo, avuga ngo uwo mwana birabujijwe, ntuzongere uhereye none kunywa inzoga, ntuzongere kurya ikintu cyose gihumanya, kandi uyu mwana naramuka avutse ntuzigere umwogosha. Amuhaye kondisiyo 3. Iyo Imana itoranyije umuntu imuha kondisiyo. Hari ibintu wambaraga Imana igutoranya ikabikubuza. Hari ibintu waryaga cyangwa wanywaga Imana igutoranyije irabikubuza. Gutoranywa n'Imana ntabwo ari mu gihogere. Imana ijya kugutoranya ikagusanga wenyine, ikagira ibintu ikubwira muri mwenyine. Ibyo rero nibyo ukwiye kugenderaho, ukavuga ngo ubushize yabwiye ntari muri korari, iransanga n'igihe n'igira ibintu imbuza, nubwo abandi bari kubikora, ariko ndibuka ko Imana yamisangiye jyenyine. Uriya munsi nsanga ntabwo abo mu isi bose babonekeye, abantu bose bari mu mirimo, ntabwo marayika yabagezeho, ariko njye yampaye igihe cy'umwihariko. Araza aransanga agira ibyo ambwira, arambwira ngo nkubujije ibi, nkubujije n'ibi, nkubujije n'ibi. Mukamanowa amaze kumva ayo magambo marayika amubwiye, yaratekereje agase ko mbyumvise nabigira ubwiru. Oya, ndabibwira umugabo wanjye, tuzafatanya kurinda uyu mwana. Yaragiye abwira Manowa ati rero ku manywa nagiye kubona mbona haje umuntu urabagirana mu maso usa na marayika. Arambwira ngo ntabwo nubwo ndi ingumba, ntabwo gikomeje kwitwa ingumba imbere gato ngiye gusama, ariko yambwiye ngo nubwo ngiye gusama sinzongere gusubira mu kabari ngo mw'inzoga. Yewe niyo mugabo wayizana ngo tunywere hano, burya njye sinayinywaho. Ati suko kuva ku nzoga, abandi se ko bazinywa, barunaka ko bazinywa, amwewe yatangiye kumwereka yenda abantu banakomeye bafite agaciro bazinywa. Aravuga ati ngewe rero yambujije. Ati se none ibindi yakuje niki? Yambwiye ngo kandi sinzange ikintu gihumanya. Aravuga ngo kandi uwo mwana umunsi yavutse icyuma cyogoshe nikizagere ku mutwe we. Manowa aravuga ati ndumva nanjye nshaka ko marayika aza akabinyibwira. Ari igihe umuntu atekereza ngo bari kumubwira amakabyankuru, ngo yarasenze aravuga ngo mana ndakwinginze uwo muntu waje agasanga umugore wanjye, najya azaza bivuge byiyumvire, ndumva ndashaka inkuru y'imbarirano. Marayika rero ngo arongera aragaruka, asanga Mukamanowa wari mu murima ari wenyine. Rero Imana isanga umuntu ahantu aho ariho hose. Hari abantu bajya mu misozi ugasanga ngo uyu musozi ngubamorezo, ngo uyu musozi ngo iyo uwusengeyemo ukawuzenguruka karindwi ngo byange. Nagira ngo mubwire ngo uwo musozi wawugirira morezo, ariko no mu murima ushobora kugirira morezo. Imana iyo ishaka kuwuziraza, ntabwo Imana izanwa n'umusozi, ntizanwa gusa n'urusengero, ntizanwa gusa nta hantu habaho Imana itabona rezo. Ahantu isi yo ku hantu hose ni mu kw'Imana. Inaha iwacu hari ukuntu tugira imirimo tugatera mu imbago, ukavuga ngo aha ni mu kwa runaka, ngo aha naho ni mu kwa Davide, ngo aha ni mu kwa w'Imana, ngo aha ni mu kwa runaka. Ariko izo zose nizo bago mwashizemo. Ahantu hose ni mu kw'Imana. Haleluya! Rero ibera hose icyarimwe n'ahantu itagusanga. Isanga Mukamanowa noneho mu murima ku yindi nshuro ya kabiri, kuko Imana yari yumvise gusenga kwa Manowa ko ashaka kumva amashira kinyoma.
noneho marayika ageze kuri Mukamano aramubwira ati umugabo wanjye ntawe uri hano ariko ndaje. Ajya guhamagara umugabo ati huti mwana wa muntu yagarutse. Yavuye mu byaro arimo aza yiruka aza kumva uwo muntu aramubaza ngo none se ni wowe wavuganye n'umugore wanjye ushize? Marayika ati ni jye wavuganye n'umugore wawe. Ati none se ibintu wamubwiye wabivuga nanjye nkabyumva? Aramubwira ngo ibyo namubwiye ntabwo ari ibindi, naramubwiye ngo ntazongere kunywa vino, ntazongere kurya ibintu byose bihumanya, kandi agiye kubyara umwana, ntimuzatume icyuma cyogosha kimugera ku mutwe. Abisubiramo. Hari ukuntu Imana ishaka ko umuntu agufasha kurinda iby'Imana. Turashimira Imana iyo mu rugo agakiza ikaguhaye, ikaguha umurimo byaba byiza n'uwo mubana mu rugo akagufasha akagusindagiza muri uwo murimo. Haleluya. Reka dusaba abantu bafite abantu Imana yagiye iha umurimo bajye babashyigikira mu murimo w'Imana. Manowa yamaze kubyumva aravuga ngo ubwo byumvise nzamufasha kubirinda. Aravuga ati se uwo mwana udukuye ku nzoga, kuko mwana wese avuga ati ko biri kose ubwo umugore atazaba nanjye sinzazima ntazazimuhumuriza. Muzi ko imyuka y'inzoga ijya yarara ikagera hose. Ati nanjye niba ari n'itabi sinzarinywa kuko nshobora kurinywa n'umugore wari muri ariko nanjye uwo mwana uri mu ugasanga nanjye imyotsi ndayimugaburiye kuko tuba turi kumwe mu buriri. Rero Imana Mukamano yagize umugisha, yumvise iby'Imana, noneho n'umugabo wagira amatsiko kugira ngo azamufashe kubirinda. Abaza marayika ati ko se uwo mwana azaba ari mu ntoki? Marayika aramubwira ngo azaba umunaziri uhereye akiva mu nda ye. Haleluya. Amen. Hahirwa umuntu Imana itoranya ikamwiyegereza. Haleluya. Hahirwa uw'Imana itoranya ikamwiyegereza. Imana yatoranyije Samusoni ataravuka. Bitubiha ababyeyi be amategeko n'amabwiriza, kubera umuntu udasanzwe uzakora umurimo w'Imana ukomeye ugiye kuzavuka kuri we. Niba Imana yarabujije ababyeyi kugira ibintu ikababwira ngo mugire ibyo mwitwararikaho, ubwo se nyir'ubwite niwe yari kwemerera ko atitwararika? Imana yabujije ababyeyi, ariko na nyir'ubwite ubwe yagombaga kwitwararika. Kuko ushingiye ko umuntu agiye gusana, ntuzongere kunywa inzoga kuko utwite, abandi bari gutwita bakanywa. Ntuzongere kurya ikintu cyose gihumanya, abandi bari gutwita wenda akaba ari nabyo bararikira. Arangije aramubwira ngo noneho ntuzamwogoshe. Inaha ngaha iwacu umusatsi ngo umwana yavanye mu nda, hari amezi agira ngo yewe ngo mukureho umusatsi utazamugwingiza. Ntabwo nzi niba n'abandi ari uko, wenda hari abantu bavuka mu mujyi Musanze, ntabwo nzi niba nabyo bibaye, ariko twe hano iwacu mwaka gace. Ariko ndashimira Imana ko ndi uwo kukabayana n'uw'i Musanze. Nivuga abanyamusanze ndiyumvamo, ariko nivuga no mu Ngororero ndiyumvamo. Wabaga uhetse umwana agasatsi yakuye mu nda kaba kari gutukura, ngo uyu mwana ngo uyu musatsi uzamugwingiza ngo umwogoshe. Ubwo se Mukamano yari kubishima? Akabishinga ngo uyu musatsi ni uwo mu nda ngo utazamwingiriza umwana. Abantu rero hari igihe ureba ukishinga abandi, ngo iyo wambaye ibintu birebire ngo abahungu ntibakubona, ngo iyo udashyize utuntu ku munwa ngo iy'ingohe ngo utazogoshe ngo ntusirimuka, ukabishinga kandi Imana yaravuganye nawe. Hari ibintu Imana yakubujije, ntabwo ari ngombwa ngo urebere mu kivunge. Reba wowe wenyine uvuge ngo ko yampamagaye, ko hari ahantu yanshyize, ni bande bari kumbereraho? Ese ahubwo nge ndarebera kuri iriya sosiyete, cyangwa ahubwo nge ndakora ibituma yimbereraho? Nuko abandi babogoshaga, Samusoni naho yari gusigara mu gihugu wenyine atogoshwe. Niryo tegeko Imana yari yaramuhaye. Amen. Reka turebe ku gice cya kabiri. Bari kuvuga ku gutoranywa. Iyo Imana igutoranyije igira izikubuza. Iyo wumva umuntu uri kuvuga ngo nge byose ndabyemerewe, ngo ariko uko biri kose ngo biba mu mutima, ngo nubwo utabibona biri mu mutima, ibintu biri mu mutima tutazabonera inyuma, sinzi akari ku mutima gasesekara ku munwa ko Abanyarwanda baciye umugani. Rero ntabwo umuntu arakara uburakari. Kugira ngo umenye ko umuntu yarakaye ubibona mu maso, kugira ngo ubone ko yishimye nabyo ubibona akeye mu maso.
ariko no kugira ngo umenye ko umuntu ari umukristo ureba ibikorwa bye. Ntabwo umukristo ukunze kwishima, ibintu biba mu mutima gusa. Hari uwatubwiye ngo umugore aterwa n'umugabo w'inda, nta muntu ubizi, bari bonyine ari babiri, ariko yajya kugaragara igahinduka inyuma ikagaragarira abantu bose. Ubwo rero sinzi impamvu Imana igutoranya ikaguhamagara ntiguhe kondisiyo kandi abandi zibaho. Ntabwo nzi impamvu itari gutanga kondisiyo, ariko ni uko abantu batazumvise yarazitanze. Igice cya kabiri tugiye gusoma indi mirongo. Iya mbere kwa gutoranywa n'Imana, iya kabiri ni kwakira imbaraga z'Imana. Iyo Imana igutoranyije iguha ibyangombwa uzakoresha muri uwo murimo igutoranyirije. Kwakira imbaraga z'Imana rero ni ikintu gikomeye Imana ikunze guha uwo yatoranyije. Abacamanza ibice 14 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Ariko katubanza kuri 13:22. Katubanza dusome muri iki gice cya 13. Umurongo wa 24 n'uwa 25. Nuko hanyuma y'ibyo umugore abyara umuhungu amwita Samusoni. Umwana arakura, Uwiteka amuha umugisha, maze umwuka w'Uwiteka atangira kumukoresha imahanedani hagati y'Isora na Eshitawoli. Ahantu twakatagiragoye, ariko icyo twakuvamo n'uko umwana yakuze, umwuka w'Uwiteka agatangira gukorera muri we, kuko ryari isezerano. Iby'Imana rero babwiye baratyirinze, umwana ntibamwogosha, akuze yakira imbaraga z'Imana. Umwuka w'Uwiteka atangira kumukoresha. Ibice 14 bereye ku murongo wa mbere. Samusoni arenguka umukobwa w'umufilisitiyakazi. Nuko Samusoni aramanuka ajya i Timuna, abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya. Maze arazamuka abwira se na nyina ati, nabengutse umukobwa i Timuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, none mumunsabire. Nuko se na nyina baramubaza bati, mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu bwose byatuma gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakennye? Samusoni abwira se ati, nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Ariko se na nyina ntibari bazi ko byaturutse ku Uwiteka, kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Icyo gihe Abafilisitiya bari barahinduye Abisirayeli. Haleluya. Samusoni rero yari umuhungu wuzuye nk'abandi. Hari igihe umuntu agiramo kugira ngo azabane n'Imana neza, ngo ubwo se byashoboka, ngo kandi ngo nawe urukundo rukubamo, ngo kandi nawe ugira inyota nk'abandi. Hari abantu bazi ko kugira ngo Imana igutoranye n'urangiza ushobora ibintu byayo, ngo ari uko ibanza igafunga utubare muri ako gasantere utuyemo. Ntabwo yadufunga, ntabwo iza, ahubwo kumunatse ngo Mana ngo funga utu tubare, ngo twirukanye ububare. Ubwo tubare bigutwaye iki? Imana iri kugusaba gukizwa utubare tuhari, ikagusaba gukizwa abakobwa bahari bari imbere yawe. Hari abantu baseka byashoboka gukizwa, ngo kandi ngo mw'iyi minsi ngo n'ikoranabuhanga ryaraje, ngo abantu barimo kureba pororo barakiza. Ntabwo Imana izica ibintu bituma ibyaha bibaho, ahubwo wowe saba Imana imbaraga ujere ibi bintu ubitsikamire bye kugiraho ububasha. Ngo none se ngo buriya yaba ari muzima ngo bigashoboka? Aba bahungu bakijijwe ni bazima, na Imana yabaremanye ingingo zose. Hormone zituma umuhungu yareba umukobwa akaburarikira, nabo barazifite, ahubwo ikintu bakora aravuga ati, njyewe nshingiye. Haleluya. Nshingiye ku murimo w'Imana nkora, nshingiye uko yampamagaye, nshingiye ku mubasha igima, ntabwo ndabivangavanga itazandekura. Naho ubundi umuntu w'ikimana nta nubwo ari Imana yakoresha. Imana ikoresha umuntu wuzuye. Haleluya. Mbese Imana izajya gukoresha abahungu batuzuye se? Izakoresha abakobwa batuzuye se? Ngo ubuzima wuzure ariko urinde iby'Imana. Utubare turakomeza tubeho, hari abadusohokamo bagakizwa. Imana nibanze y'ikidaya, ngo Mana ngo dufunze ngo akakasantere, ngo urabona se dufite agasantere kitwa muri tete, ngo aka gasantere Mana ngo kayobeje abakozi b'Imana ngo gafunge, ngo irukana. Ahubwo se ziraza
usange no mu rusengero. Harimo n'izindi zambaye imigeze ku birenge, uzazihungira heza. Harimo n'izisenga zifite na Bibiliya, ubwo zirica zose irazihora icyo ushaka ko nazo zikiza. Ahubwo mutubwirize zikizwe, rero bamba n'Imana ngo kuraho ngwiruka ngo wica ngo zikubite ngo zikumbane. Ibyo ntabwo ari isengesho, ibyo ntabwo ari isengesho. Senga Imana uvuge ngo ni imbaraga zo kwirinda, ariko kandi iyo Imana iguhaye imbaraga nta nubwo ari isubira inyuma ngo izirinde. Ufite inshingano zo kurinda ibyo Imana yaguhaye. Imana ihamagara umuntu ikamuha imbaraga, ikamuha n'intwaro zo gukoresha mu murimo wayo, ariko ntabwo ari ihindukira ngo ize kubirinda. Wowe ubwawe ushinzwe kurinda. Haleluya! Ushinzwe kurinda ibyo Imana bikurimo, kandi ushinzwe kubana n'abatarabyakira, ukababanira neza n'uburyo urabona ngo uvuge ngo toka satani, ngo uhuye n'itawe ngo toka. Oya, namwe se kugira se mbira ndaya ngo umudayimoni nyirizina. Umudayimoni nyirizina ahubwo ni wa wundi uri imbere muri wowe, uri kujya nakubwira ngo ariko ngo uzakomeza, ngo ujye uhita ku bakobwa bameze kuriya, ngo hajya wowe ntabwo uri muzima. Ni uri muzima nyine, ariko ugomba kwirinda. Haleluya! Ukuntu byagenze rero, Samusoni yakunze umukobwa kuko nawe yari umuhungu nk'abandi, yari muzima, akunda umukobwa. Cyakora akunda uwo mu Bafilisitiya. Hari abantu bajya bagira ngo Samusoni akijya mu gusaba mu Bafilisitiya ngo yahise ajya kwa maraya. Oya, uyu mukobwa yakunze mbere ntabwo yari maraya, yari umukobwa usanzwe ariko wo mu Bafilisitiya. Noneho abwira se na nyina ko yamukunze. Se na nyina baramubwira ngo none ikintu kikurengeje hano muri korali, kikakurenza muri groupe usengeramo, kikakurenza mu iteraniro ryose no mu basiganirwa. Hano abakristo bataba mu makorali tubita abasiganirwa. Rubu kikakurenza aho hose, none urirutse ngo ugiye mu basilamu. Samusoni avuga ati ariko njye niwe nakunze. Aratekereza ati yenda nzamuhindura. Ariko warwo hari hishe mu mugambi w'Imana, ngo Imana yari iteze Abafilisitiya umutego. Se na nyina wa Samusoni ntibabimenya, ariko Imana avuga ngo najeyo nshaka kubiyerekanaho. Yaragiye arasaba, isaramusabira, baramanuka bajya mu Bafilisitiya. Manowa n'umugore we babwira se w'umukobwa ngo umuhungu wacu yakunze umukobwa wa hano. Baramwemera, baramusabisha. Samusoni rero amaze gusaba, bamumwemereye ngo yari ari kumwe na se na nyina bari kumanuka, ngo baza guhura n'umugunzu w'intare. Uhaye imbaraga rero uranazikoresha, ntabwo ziba ari zo kwicaza. Imbaraga z'Imana zirakora. Kuzakira ntuzikoreshe. Hari abantu bamara kwakira iby'Imana akajya aratinya ngo ubuse ko mbibonye mbivuge, ngo ubuse mbivuge, ngo ubuse ngo ndabwira abantu ngo hano ngo mbonyemo umwuka ngo w'ubusambanyi wenda, ngo baragira ngo iki. Hari igihe abantu bigeze kuvuga ngo ubutumwa ngo bwo kwihanisha ngo ntibukigezweho, ubu ugomba kujya kubwiriza abantu ubutumwa, ukajya urabahumuriza, ukababwira ko ejo mw'iki gihe indego niba ari indego y'ifu ya sayiri bizajya iri kugura iki, ukabibashaka nk'utwo gusa. Ariko reka mubwire, buriya guhumuriza umunyabyaha utari kumubwira ngo niyihane, ni nko gufata ibuye ry'isarabwayi ukagirika mu mazi ngo niribobere, ngo nirirangiza mbese ngo ribobere ngo niba rikanda gutya rikambika. Nta nubwo aho kugira ngo banza ubwire umuntu yihane. Iravuga ngo ubutumwa ngo ntibukigezweho, ngo izi ndirimbo muri kuzana ngo zo kwihanisha izi ntizikibaho. Ubwo se ni abantu nibatihana ku ibyaha ariho byiyongereye, abantu bazaba batihanye. Mbere ibyaha byabaga hanze no mu byinjiye no mu rusengero imbere, birambuka bigera muri korali, bigera mu bahanuzi. Mbere umuntu yarahanuraga ugasanga aranakijijwe birinda. None ubu ngubu n'umuntu wese ari kubyuka agafata Bibiliya akajya gutubura, akajya kuyimisha. Murabona kugira abantu ngo bihane iki gihe se basho, abantu bazihana ryari cyo gihe cyo kwihana. Bazihana ryari? Ubusaba muri urusengero nta muzi ubamo wenda nubwo ntabizi. Yarura amahari simbizi, ashobora kuba ari ntawe. None ubona umusani ndibose kumuriza abantu, bari mubwira abantu by'urutsi imitima, bari mubwira abantu by'urutsi imitima. Ibuye rushobora kugirika niyo bari masupesi
Abacamanza igice 12 umurongo wa 5 wa 6. Bageze mu mizabibu yaho ahura n'umugunzu w'intare uramutontomera, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane arayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene, kandi nta ntwaro yari afite mu ntoki, ariko ntiyabwira se na nyina ibyo yakoze. Imana itugirire neza. Haleluya. Tugeze ku gace ko gukoresha imbaraga z'Imana. Izo mbaraga Imana yaguhaye, ibyo bintu yakubwiye ngo ngugize umuhanuzi uhanurira amahanga, ibyo bintu yakubwiye ngo nguhaye agaciro, ibyo bintu yakubwiye ngo nguhaye kujya uvumbura icyaha, irabiguhaye mu bimaze iki? Samusoni yari yarakiriye imbaraga, umugunzu w'intare uraza uramwitambika. Ubwo se urumva yari kumera nk'umuntu utarazihawe? Yaravuze ati nibutse ko mfite imbaraga z'Imana, nibutse ko Imana yambwiye ko impaye umwuka wayo, maze umwuka umuzaho cyane. Samusoni afata wa mugunzu w'intare ngo awutanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene. Ariko sinzi impamvu bafashe ihene. Ihene se yo iroroshye yo no gupfa kuyitanyaguza. Hari igihe abantu bajya kwica imbeba iri mu nzu, bakajya bashyira ibinuza munsi y'urugi bakarundamo hose, umwe agafata agahiri, undi agafata umweyo, undi agafata iki, maze imbeba yareguka yasimbuka bose ngo pururu. Ntazi umwana w'ihene, umwana w'ihene se we yigaragambije wamufata. Ubwo se ntagihe umuntu abyuka ari guhamagara ngo nabonye igikeri ngo hafi yo mu rugo, ngo igikeri, ngo mana ngo iki gikeri ndagikizwa n'iki? Ugasanga yahamagaye abahanuzi n'abahanuzi ngo igikeri cyageze hafi yiwe. Ahubwo se ntagihe wari wumva umuntu ari gutabaza ngo Marie Jose, ngo mana ngo hasigaye hari Marie Jose, ngo ibi gafata ku nguni, ngo iti hariya ku nguni, ngo byanga bikunda ngo abana baroze. Ugasanga ubwoba bwaramutashye bwaramwishe. Birashoboka ko abana babo, ariko umuntu udashoboye kwirukana Marie Jose yakwiruka yatanyaguza intare. Samusoni rero yaravuze ati izi mbaraga ntabwo ari izo kwicaza, ntabwo ari izo guterura ibintu bizantunga, ntabwo ari izo kujya kuba umuyede, ntabwo ari izo kuba karandi ngufu, ni izo gutanyaguza nyine Imana igahabwa icyubahiro. Muri iki gihugu cy'Abafilisitiya yari yaravumbuye ko imbaraga z'Imana zizamukoreshayo. Hanyuma yatanyaguje intare ngo nk'utanyaguza umwana w'ihene, ariko n'umwana w'ihene hari abatawushobora, ariko nicyo kigereranyo batanze. Ariko ngo ibyo akoze ntiyabibwira se na nyina, arabyihorera, yumva ko agomba kujya abana ibintu by'Imana. Hari igihe rero umuntu ajya gusengera umuntu asanga ari muri uriya ni igihe bamusengeye abadayimoni bamuvaho, aho ageze hose aragenda kubwiriza ngo abantu bose nasengeye ngo abadayimoni bakabavaho, ngo nimuhaguruke, ngo nimuhaguruke, ukagira ngo aje kwiyamamaza. Samusoni we yishe intare, se na nyina bari imbere ye gataraceceka. Burya ni imbaraga z'Imana, ni uko yakwamamara muri we kurusha uko abantu bamenya ko akora ibitangaza. Ariko igihe cyo kugira ngo bikore ku mugaragaro n'abantu babibone cyari kiri imbere gato. Noneho reka turebe agace gakurikiyeho. Imbaraga z'Imana rero iziguhaye urazikoresha. Samusoni yazikoresheje, intare imwitambitse imutontomeye arayitanyagura. Ariko ngo ageze aho umugeni wari ngo umugeni we barabiganira, aramushimira cyane, aramubwira ati sheri uri umunyembaraga, uri umuntu w'umugabo, ibintu nk'ibyo. Samusoni rero yaratangiye kugenda nanone kurinda iby'Imana bimunaniye, nubwo yari ari mu mugambi w'Imana. Amaze kumushimira, haza kubaho igihe bamaze kumuha umugeni ngo aganira n'abantu b'iwabo, mbese ko abo kwa sebukwe. Baraganira ngo basakuza igisakuzo gikomeye cyane, kuko yari amaze kwica iyo ntare, ngo asubiye inyuma asanga muri ya ntare hajemo inzuki, ngo hazamo n'ubuki, abasakuza igisakuzo gikomeye, kandi iyo ntare yayishe ari wenyine, nubwo buki ngo yabukuyemo araburya habona se na nyina, ariko abasakuza igisakuzo gikomeye gisaba ko uburyo igisubizo cyacyo kiraba cyerekeza kuri bwa buki na ya ntare. Kirabananira rero, ngo bari bahize imihigo, arababwira ngo nimugisubize muzampa imyenda 30, ariko nanjye nako nimugisubiza nge nzabaha imyenda 30, ariko nanjye nikibananira, nanjye nyuma y'iminsi 30, nako nyuma y'iminsi 7 nanjye muzampa imyenda 30. Igisakuzo cyarabananiye, ariko baravuga bati ariko nta mpamvu, umukobwa wacu ariyo,
nubwo ari umurokore akaba bagira ibintu by'Imana byihishurirwa, ariko ubwo yaje gusaba umukobwa iwacu nta mpamvu yo kugira ngo abarokore baturagire, turakoresha umukobwa wacu adushakire iki gisubizo. Umukobwa wabo rero numvise atarakijijweho. Izi mbaraga zabaga kuri Samusoni we ntizamubagaho, kuko we icyo yakoze ni ukumuneka, akamunekera bene wabo, akajya gukopeza cya gisakuzo. Yaramunetse, arabanza arabimuhisha inshuro nyinshi, ariko ageze aho umukobwa ararira, aravuga ati koko ubu urankunda kugera ku rwego abantu b'iwacu basakuza igisakuzo kikabatsinda, nitwa ngo ndi umugore wawe atari komana. Tibura iyo mbimenya, nubwo muvuga ngo muri abakristo, umukristo wabaza umugore wabaho aripfushagiza, avuga ati ariko sheri njyewe kugira ngo nshaka umukristo utankunda nashaka umupagani unkunda, akoresha amayeri yose. Samusoni avuga ati kuba mugani n'isuku babaza umugore ati musheri ni iki waburanye kuva wagera aha? Njyewe kugira ngo abantu b'iwacu bayoberwe ibintu wowe ubizi, wambwira wenda simbibabwire, ariko nibura nkabimenya ndumva. Samusoni barabimubwiye, aramubwira ati burya igisubizo cyari kiri kuri buri ku buki ndetse no ku ntare. Aragenda arabibabwira, barabivumbura. Biba ngombwa ko bamutsinze niwe ugiye kubahereza ya myambaro, mu gihe ariwe bari kubatsinda bakayimuha. Samusoni yaramutsinze aravuga ati nta kindi mwakoresheje, iyo mudahingisha ishashi yanjye, yarazi Ikinyarwanda, aravuga iyo mudahingisha ishashi yanjye ntimwajyaga kumenya iki gisubizo. Ishashi yavugaga n'uwo mugore we, ngo niyo bahingishije kugira ngo bavumbure igisubizo. Rero ngo yumva ararakaye, aragenda ngo yica Abafilisitiya ahantu mu gace kari aho ngaho, ahica Abafilisitiya 30 ngo bambure iyo myenda. Ubwo yari atangiye ingaruka n'ubundi. Hari ukuntu umuntu agira ngo wenda ngo agiye kuzahenda ubwenge umuntu, ariko Imana yabikimuhagazeho n'ubundi bikamugira ingaruka. Bari batangiye guhura n'ingaruka zo kuriganya Samusoni akirimo ibintu by'Imana kibirinze. Ngo yishe 30 imyenda, araza arayibazanira, arangije asubira iwabo. Arasize umugeni asubira kwa se. Ubwo aje rero agarutse, ngo asanga sebukwe yafashe wa mugeni aramutanga, ngo amuha undi muntu ngo mugenzi we babanda abantu bakunda kwita ariko nabwo ngo yamubereye nka kaberuka. Reka turebe abacamanza n'ubundi ibice 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Nuko hahise iminsi mu isarura ry'ingano, Samusoni ajya gusura umugore we, amuzaniye umwana w'ihene, yibwira ko asanga umugore we ku murere, ariko sebukwe ntiyamukundira ko ajyayo. Sebukwe aramubwira ati ni ukuri nagize ngo waramwanze rwose, nicyo cyatumye mushingira mugenzi wawe. Mbese murumuna we nta muruta ubwiza? Ndakwinginze abari mujyana mu cyimbo cye. Ntituragera kuri Delila, abantu bazi ko Samusoni yavuye na Delila gusa, ariko yaracyari wa wundi wa mbere. Samusoni arababwira ati kuri ubu noneho nta rubanza rw'Abafilisitiya runjyaho, nimbagirira nabi. Nuko Samusoni aragenda afata ingunzu 300, yenda amafumba y'umuriro, izo ngunzu zifatanya imirizo, ayihambiranya n'ifumba y'umuriro, maze akongeza amafumba, arazikungagiza, aziroha mu mirima y'ingano y'Abafilisitiya. Inkongi iratwarana hose, si mu miba, si mu ngano zidatemye, si mu myelayo, byose birakongoka. Maze Abafilisitiya barabaza bati ninde wakoze ibyo? Baravuga bati ni Samusoni, umukwe w'umutimoni, kuko yatwaye umugore we akamushyingira mugenzi we. Abafilisitiya bahera ko barazamuka batwika uwo mugore na se. Bakoze ikindi kintu, bamaze kumwima umugeni, ubwabyo byaramurakaje, bamuriganyije umugore we. Nubwo ari uwo mu Bafilisitiya yaramukunze, ubwabyo biramurakaza. Noneho bakora ikosa rya kabiri. Abafilisitiya kuko yari yamaze kubona arakaye, baravuga ati bo barandiganyije umugore, sinari namusabye bakamuma, none bamushyingiye mugenzi wanjye. Yafashe ingunzu nyinshi ngo tudusimba batubwiye, atuzirikanyaho imirizo, ashyiraho n'umuriro, aragenda aratwika imisozi n'imisozi, atwika ibikiri mu murima,
imirima, atwika ibyo basize, aratwika ibirinzi birundo, arabatwikira. Barangije bareba se ibi bintu tuzasarura iki? Umuntu watwitse imisozi y'imyaka ninde kugeza no ku myerari. Ngo baravuga ngo ni Samusoni, ngo bamuriganyije umugore we, ngo none yarakaye, ni umukwe w'umutima wabikoze. None baravuga ngo uyu muntu wabikoze atukururiye akakaka. Uriya mugabo tumaze kubona ko ari umunyembaraga, tugende tumwice, twice na wa mugore wari wa Samusoni bakamutanga. Baragenda baramwica, Samusoni arushaho kurungura. Ati noneho bageretseho no kunyicira umugore. Nubwo bari bamunyatse, yenda yari yaravuze ati nari nzajya no kumugarura. Aragenda noneho bakorera bya Frank. Nibwo mw'icyo gice yafashe umusaya w'indogobe. Kuko bene wabo wa Samusoni baravuze bati rero ugiye kuzadukururira kandi muri bariya Bafilisiti uri kugirira nabi, tugiye kukubaha tubagushyira. Samusoni arababwira ngo naba atari mwe munyifate mukama Abafilisitiya, ibyo ntacyo bintwaye, ahubwo ari mwebwe ubwanyu munyirwanyije, niko byampangayikisha. Buriya umukristo mugenzi wawe akurwanyije ashobora kugushobora, ariko umunyamahanga we nicyo kintu yari ari kuvuga. Ati umuntu utaracebwe ntiyambasha, ikibazo ni muri mwebwe bene data. Arangije agerayo, yanicisha umusaya w'indogobe, bazi ngo baramuteye, ngo baramubahaye aboshywe. Ariko reka twerekera ku musozo, tureba aho Samusoni yatangiriye gutakaza imbaraga z'Imana. Twavuze ngo intego ni ukurinda, ni ububasha duhabwa no kubaha Imana, cyangwa se ububasha duhabwa no kurinda iby'Imana. Reka twerekera ku musozo, dusome igice cya 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Samusoni agigaza abona y'umugore wa Marayi. N'uyu nawe ntabwo ari Delila. Yarongeye agera mu yitwa Gaza abona y'umugore wa Marayi. Yinjiriwe. Abigaza barabwirwa ngo Samusoni ageze hano. Baramugota, bamubikirira ku irembo ry'umudugudu, bakesha ijoro, bahacecekeye ijoro ryose, bibwira bati nibucya turamwica. Samusoni ariryamira. Ageze mu gicuku, muri icyo gicuku arahaguruka, afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi, arabishinguza byose hamwe n'igihindizo cyazo, abiterera ku rutugu, abizamukana impinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Hanyuma y'ibyo abenguka umugore. Aha hambere Samusoni yageze ahantu hitwa Gaza, baramubwira bati harani ku nzu ya Marayi. Bene arashoboka ko n'uwo Marayi yamubonye, nabwo yumva ararikiye, aragenda ajya kurara mu iyo nzu ya Marayi. Kandi n'uyu Marayi ntaragera kuri Delila. Ubwo ni uwa kabiri. Uwa mbere ni uwo yasabye ari umukobwa, baramumutwara aranapfa. Uwa kabiri ni Marayi, aragenda arara y'ijoro rimwe, ngo baramwibikira bamenya ko yaraye mu nzu ya Marayi. Baravuga ati nimusinzire, abanyerondo mwese mwegere hafi, abadasomuze ntihagire abantu na bamwe b'abagabo bafite imbaraga. Barangara Samusoni ari muri iyi nzu, noneho tumubikire tumwiciremo. Ngo bigeze ku gicuku ngo babona nguwo afashe amarembo n'ibihindizo byayo, yatwe ni porutaye na bya bintu biyifata, muzike bagiye gushinga porutaye bamenya getaha n'indaha bagashingamo. Babona yabishinguje bitwaye ku rutugu, umutwaye inkoni, ari kuzamuka ari kurenga mu musozi. Ewe baravuga bati nimumutege muzanahashirira. Yari agifite imbaraga z'Imana, nubwo yari yaraye kwa Marayi, Imana yari ikimuhendahenda. Ariko uzi gukora ibyaha ubwa mbere, ukagira ubwa kabiri n'ubwa gatatu, Imana ikimuhendahenda, ikiguhagazeho, icyanga kukwanika. Uzi ko n'umuhanuzi ajya kukugeraho, hari uburyo wowe yakwibwiriye ukinangira. Buriya ntabwo Imana ipfa kwanika umuntu. Nubona umuntu Imana yanditse, umenye ngo yamusanze wenyine. Arongera abona ibimenyetso, irongera irahendahenda. Yari yarayeyo, ariko ntibyamubujije kubyukana imbaraga. Abyuka yikoreye porutaye n'ibintu byose iteyeho, atwaye ku rutugu nk'inkoni, agakurayo amaso. Cyakora bamutega undi mutego wa nyuma, ariko iyo atawishyiramo ntibari kuba umutego. Umutego wa nyuma nawe niwe wawishyizemo. Yarashekewe rero,
wagira ngo Imana ihora irindira umuntu mu byaha. Reka nkubwire ntabwo Imana irindira umuntu ibyaha iteka. Iyo ikiguhendahenda vuga uti iki cya mbere ndagikiza n'iki ndagikiza, ariko nanjye nekeye aho Mana, naho niwongera uzajya kubona ubone amaso avuyemo. 16 umurongo wa 4. Hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Delila rero nta nubwo Bibiliya imwita maraya, imwita umugore. Yabengutse undi mugore kwa maraya, yarayeyo afata amaporutaye arigendera. Nta nubwo maraya yigeze amutega umuti mutego, yaraye yaragenda. Abari bamurariye baramugura, babona ni umunyembaraga, barakomeza. Buracya rero arongera inshuro 3 zose mu Bafilisiti, yava ku mugore ajya ku wundi, ava ku mugore ajya ku wundi. Imana irengera abantu. Uzi ko burya umuntu yicwa no gushekerwa? Uzi ko iyo udashekeye ukigarura vuba Imana ikomeza ikakugirira ibambe? Noneho barenguka umugore witwa Delila wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Abatware b'Abafilisiti basanga uwo mugore, baramubwira bati umuhende ubwenge, umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva, tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza. Umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,100. Delila yahise yakira misiyo. Aravuga ati aya mafaranga njye nzayakorera. Aravuga ati keretse atarageze mu nzu yanjye, keretse atakiyita sheri, keretse atakiyita ikibasumba, bwa buzina bwose abantu bajya kwitana bari mu byaha. Aravuga ati nshingiye ukuntu amera ageze imbere nzamufata. Uzi ko umuntu yashaka kukugirira nabi yirenze nk'uwenda gupfa, amurembeje nk'uwenda gupfa. Hari abakobwa abahungu bajya babwira ngo nibataryamana barapfa. Bati Mana ndapfuye. Umukobwa akigira muganga, cyangwa n'umugore, cyangwa n'umugabo. Umugore ari kumutereta, sibundi biracyari iby'abagore n'abakobwa gusa. N'abasore bo bari kubatereta. Imana irengera abasore, irengera abakobwa, irengera abagabo, irengera n'abagore. Aravuga ati nenda gupfa, ngo arirenze ngo wenda gupfa. Noneho nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati nta cyuma cyogosha. Aho byari birangiye. Nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Umunaziri w'Imana yarakwiye kuba yicaye aho hantu yari yicaye. Ku mutima yaravuze ati nimubabaro kore simbabujije. Nakogoshwa imbaraga zanjye zanshira mu nyumvire. Ati ubu wanyogosha imbaraga zose nari mfite zabubusa, ngacogora nkamera nk'abandi. Mbega umugabo ngo arivamo. Ariko ko bavuga ko abagore nta bwenge bagira, aho Samusoni we yarabugize. Uzi ko umuntu wese watakaje ububasha, watakaje iby'Imana yamuhaye, abura ikintu abanza kubura mbere ari ubwenge. Ikintu abura mbere mu bwenge. Ati ubu wanyogosha. Siniyavuga ngo ziri mu musatsi, ntavuge ngo wanyogosha. Ati ubu wanyogosha namera nk'abandi bose. Kuva nkiva mu nda ya mama nari umunaziri, sinigeze mbaho ubuzima busanzwe. Kuva kera nari umunyembaraga. Imana yaragiye ibwira data na mama, ararondogora byose. Umugore atega amatatu, urakoze sheri. Ukuntu byakurikiye. Nuko rero abonye ko amubwira ibyari mu mutima we byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuzamuke iyi nkuge gusa, kuko yabwiye ibyari mu mutima we byose. Nuko abatware b'Abafilisitiya bamusanga aho ari, bazanye za feza, ahera akamusinziriza ku bibero. Iyo umuntu ageze ku rwego rwo gusinzirira ku bibero aba yarindagiye. Reka mvuge ngo ni ukurindagira mu mubare, ntabwo njya mukamyo, ariko aba yageze mu karindagizi. Bari kumushishira, bari kumukora mu mifuka, amusaba amafaranga yose ashaka. Ajya mu bapfumu amubwira ati bino mwereke n'undi uzatuma bagukunda, ayisiga uduti atwambariraho. Burya bino byose bikubiye hamwe no gusinzirira ku bibero by'umugore w'Umufilisiti. Kandi n'umugore yasinzirirayo, n'umukobwa yasinzirirayo. Abafilisitiya baragusumiye. Umva ijambo ryambabaje rero. Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atazi ko Uwiteka
abateganze barakazi kuwiteka yagize ati yamuretse yagize ngo iracyakomeje mbese kugenda imugira kumwe yamugiraga naho kumva imbabazi z'uwiteka zamuvuyeho kumuhendahenda byarangiye yari yahawe amahirwe yarayatesheje agaciro ububasha bwita bugira gute bumuvaho twasomye mbese intego ububasha duhabwa no kubaha Imana no kurinda iby'Imana kuri iyi nshuro ububasha bumuvaho azi ngo ni ibisanzwe abafilisitiya bahera ko baramufata bamunogoramo amaso bamumanukana igaza bamubohesha iminyururu y'imiringa bamugira umusyi mu nzu y'imbohe ariko reka mubwire umusatsi warameze amaso ntihaza andi umusatsi wame amaso yaragarutse se hari ibintu umuntu atinda mu byaha akabitakaza ntibizigere bigaruka by'iteka ryose amaso ya Samusoni hameze umusatsi n'ubusanzwe umusatsi ujya umera n'abafilisitiya bamenya ko wenda iyo uzongera ukamera ukagira agaciro bari no kuwushiririza bari bagakuraho uruhu ku buryo utazongera kumera ariko nabo ntabwo Imana yabahaye pasiwadi yose yari ikimufitiye akandi ko kuvuga ngo hari igihe nyuma ari mu ngaruka nubwo azaba ari mu ngaruka ariko hari igihe azigarura ubugingo bukagaruka nubwo ibintu bimwe bizatakara ntibigaruke ariko reka ne kubaha pasiwadi yose nimureka nsiga akantu k'igiciro haleluya burya bwose Imana ikurindira akantu icy'agaciro kurusha ibindi icy'agaciro kurusha ibindi utunze Imana irakomeza ikakirinda kugira ngo irebe ko ubwenge bwawe bwazagaruka Dawidi yigeze akora ibyaha arangije abwira Imana ati Imana wamvumbuye ariko ndakwingize ntunkureho umwuka wawe wera kuko arazi ko umwuka wera nicyo kintu cy'agaciro afite abari nubwo umvumbuye numva ingaruka zizinjira mu rugo rwanjye nubwo bimeze gutya nubwo umbwira ngo abagore banjye bana banjye mbese nubwo imubwiye biriya byose aravuga ati ariko ndakwinginze icy'agaciro mfite ukirinde amenyo y'intare cyo ntikizagende undindire umwuka wera Imana iramwemerera Samusoni rero nawe umusatsi wongeye kumera rero mu rupfu rwa Samusoni twari tuvuga ngo hari ibintu bitajya bigaruka hari ibintu bitagaruka buriya kuba tujya kubisi tukajya kubyara tuvunaguritse kuriya ni uko hari ibintu Imana yavugitse ikabibwira Eva ibibwira Adamu na Eva ntibyagaruka kuba Imana yababwiye ngo uzajya ubyara ubabaye ntabwo niba hari abagore b'intwari bazi gusenga bazatugire mu musozi nk'iyo misozi abantu bavuga igirarezo bageyo bazenguke karindwi bakuze wigize babwira Imana bati Imana twari turi kukwinginga kuraho ibise Mana umuntu ntazongere kugira ibise iri sendeka tuzarisenge abagore si biryana ariko nubwo biryana Imana yabivuze yaduhaye amahirwe y'uko n'ikijya twihana izajya itugirira neza ariko ikibise ntiyagikuraho umugabo bazajya yicaye nta mugabo yaravuze ngo uyu mugabo nawe kurya ko bizaturuka mu gututubikana kwe niyo mpamvu Imana yanjye umugabo nubwo nta kazi yabonye ataronse akarara adasinziriye uyu mugore ndamuha iki aba bana ndabaha iki umugore n'akaza ngo abandi bagore bambaye ibitenge ngo bari guhinduranya imyenda ntarebe ko umugabo birirwa bicaranye mu rugo kavuga ati njyewe ugomba kumpa amafaranga nkagura ibitenge nkaba nyira runaka ntabwo ibyo nabivamo umugabo agahaguruka akajya gupagasa kandi nyamara Imana yari yaratanze amahirwe muri Edeni yo kurya umuntu yicaye pe akarisoza akajya ku rubuto agafata urundi Edeni yari yikwije ibintu byose amaze gukora ibyaha icyari gusurwa n'Imana buri kanya gisimburwa no kujya kuyihisha yarabasuraga buri kanya iyo vizite y'Imana iza buri kanya ibaganiriza gisimburwa no kujya kuyihisha maze ngo barayumva ngo bumva imirindi y'Uwiteka ngo arababaza ngo murihe ngo twakumvise tujya kwihisha ibyari guhora bambaye ubwiza bw'Imana
bisimburwa no kwiyahiriraho ibyatsi. Biyahiriraho ibyatsi ngo bahishe ubwambure. Biriya byitwa ubwambure byari byarahoze byitwa ubwiza bw'Imana. Ibyari ukubaho iteka bisimburwa no kuba umuntu arapfa, agapfa bakandikaho ngo ripu, bakamupositinga icyumweru, barangiza bakamwibagirwa. Nijoro ejo nimugoroba Igisenyi habaye impanuka, abantu bose bayipositinze. Umugore niba umugore yari arimo simbizi gusa ngo we yarokotse, ariko umugabo n'abana nabonye bane bose hatse ripu. Abantu batanu bo mu nzu. Nyuma y'icyaha haje akaga. Buriya akaga kose mubona karashoboka. Nyuma y'icyaha nta bintu na bimwe wavuga iki. Nta rubanza Imana ifite. Yari yaratanze amahirwe, yari yaratanze ububasha bwo kubaho neza. Ububasha umuntu abukurwaho no gukora icyaha abizi neza kandi agize ati kandi abishaka. Hari umudamu wigeze kuba umuvugabutumwa ukomeye, akajya avuga ati ibyo bihuru mufite ku mitwe yanyu, Imana ifite salomo coiffure izazibogoshe. Burya yabwiye ngo izabogoshe. None uyu munsi none bari kujya baramushyiraho mu birere kuri YouTube. Ushaka bandikaho ngo ibyo bihuru birahita biza. Bari kujya bamushyiraho aho ari kumodaringa, ari kwamamaza imyenda acuruza, yambaye utumini, ari kugira abantu ngo muve muri ibyo byenda bimeze gutyo, itse amasara arimo ibintu byose. Ari kujya aravuga ati ngiye ibintu by'abarokore, ndiwe nta wabuza, ndiwe ni bari kuvuga. Ariko ukibaza iyo salomo coiffure yabwiraga abantu yarafunzwe. Imana yaragase avuga ngo ya salo nayifunze. Ese niyo yamubwiye ngo yari yarayotese ntabwo mbizi, ntabwo sesemuzi namukoreye. Ariko ikibazo iyo wisubiyemo ukongera ukava ku byo wari wariyemereye, umuntu wese araza akagushinyagurira. Ni ukubona uri kunywa inzoga ngo ngo mwana ngo nawe wanyweye se ngo cekaho. Nuko Samusoni bamurekuye yarababwiye ngo mureke gatoya nduhuke nk'umuntu utagira amaso warushye. Aravuga ati n'ubundi se ko yarindagiye murekure gatoya afate ku nkingi yegamiye. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka, ngo yaratatse mu mutima. Abwira Uwiteka ati Uwiteka Mana ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze n'imbaraga aka kanya gusa. Hari igihe usigaranye amahirwe yo gusaba iby'ako kanya gusa, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni aherako afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'imoso gufata iyindi. Samusoni aravuga ati mfane n'Abafilisitiya. Aritugatuga n'imbaraga ze zose arazishikuza, inzira idukira abo batware n'abantu bari barimo bose. Nuko abo Samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi, barutaga abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Rero iyo wagize imbaraga z'Imana ukumva ko wageze n'igihe ukajya mu ntege, nubwo biri mu ibanga abantu batabimenye, cyangwa se nubwo hari ibyo abantu babimenye, wijya guhangana n'abantu, wijya kureba ngo baravuga ngo iki, ongera ubwira Imana ngo ungarutseho. Nubwo wangarukaho nkipfira, n'ubundi umuntu akenshi wagiye mu byaha nta mahirwe yo kurama akunda kugira. Aravuga ngo nubwo wangarukaho ngahita apfa, Imana imugarukaho. Turashimira Imana ko icyicaye ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. Ngo nta kure cyane aho Imana itakura umuntu, nubwo adafite amaso ariko imbaraga zaragarutse. Ibyo kuvuga ngo arapfa ngo ndapfa nta maso mfite, ibyo ntacyo bivuze. Icyangombwa ni uko Imana yongera kwigaragaza. Yarazinyeganyije ngo yica abaruta abo yigeze kwica mbere agifite amaso. Mureke dusaba Imana tugarukeho. Ndasoje mumubare natinze, ariko numvaga nshaka kuvuga kuri iyi nkuru ya Samusoni. Iri mico bita kwakira imbaraga, irimo guhamagarwa, irimo kwakira imbaraga z'Imana, harimo kuzirinda, hakabamo nuko uwazitakaje yazigarura. Buri wese rero yakwitekerezaho akareba uko Imana yamugarukaho. Niba hari umuntu ukizifite utarigeze azirangaraho, nazirinde neza. Ibyonye birahari,
turinde imbaraga z'Imana kugira ngo ibyo bitazona. Hanyuma rero narangiza ndi kubabwira ngo umukiranutsi wapfuye ararota umuntu muzima uri kugenda n'amaguru ye yombi udakiranuka. Kandi nibyo kuko abantu bigeze bajya gushyingura umuntu ngo bikanga igitero ngo baterera iyo ntumbi ngo igwa ku magufa ya Elisa yarapfuye. Ari amagufa uwo muntu arazuka. Abari bamwambitse se, abari bamushyize muri serikeye, abari bagize gute bose ntibari bamukozeho, ntiyari yazutse. Ariko intumbi igwiriye amagufa ya Elisa kuko ari umukiranutsi gwiriye arazuka. Umukiranutsi yakomeje gukora ibitangaza yaranapfuye. Rero umukiranutsi unafunzwe aruta abantu bagenda bidegenza badafunzwe. Yosefu bamukuye mu nzu y'imana ari umukiranutsi kubera kubura undi muntu mu gihugu cyose wagira ubwenge nk'ubw'Imana ishaka, ku buryo umwami yavuze ngo twakura he undi muntu nk'uyu urimo ubwenge bw'Imana ufite imbaraga z'Imana. Rero mureke dukiranuke naho wakiranuka ufunzwe. Muri iyi minsi nkunda kuvuga ngo Imana iragendanwa, urimuka ukayimukana, wakurira indege ukayurirana. Ntabwo ari umutungo, ntabwo ari iyi nzu. Iyi nzu ushobora kwimuka ukayisiga, ariko Imana urimuka ukayimukana. Rero mureke tugendane Imana aho tujya hose. Kera twaririmbaga ngo nzakagendana. Reka ndirimbe iyo ndirimbo, iyo korasi, nubwo ntazi kuririmba cyane, ariko nzakagendana. Ibintu byo kujya abantu barimuka batera imbere agakiza bakagasiga mu bukene, ngo ntabwo wakimukana ukajyane mu iterambere, ni ubuyobe. Iyo ukize agakiza urakimukana n'ubwo bukire. Imana ikagukura mu cyiciro cya mbere yagushyira mu cya kabiri ukakimukanamo, yagushyira mu cya gatatu ukakimukana, yanakuriza indege ukakurirana. Ibintu rero byo kuvuga ngo ni ukubera iterambere, Imana iragendanwa. Abahungu bageze i Babuloni bavuye baranyaze, baragenda ngo nubwo batunyaze ariko tuzayimukana. Bagera i Babuloni bayimukanye, babashyize mu itanura ry'uburiri, Imana irabatetura. Rero mureke tukagendana. Noneho duhaguruke kuko turanasengeramo, hanyuma turirimba ako gakorasi ngo nzakagendana. Ni umunota umwe nanjye ndasoje, ariko mwakire neza ijambo ry'Imana. Nzakagendana, nzakagendana, agakiza k'Imana we, nzakagendana. Nzakagendana, nzakagendana, agakiza k'Imana we, nzakagendana. Oh, nzakagendana, nzakagendana, agakiza k'Imana we, nzakagendana. Haleluya. Uwiteka Imana yacu, turagushimye kuvuganya natwe mu ijambo ryawe. Turagushimye ko watugeneye ingabire nziza, ko watugeneye imbaraga, ko watugeneye umugisha, ko watugeneye ububasha. Tudahabwa n'ibiryo, tudahabwa n'imyambaro, duhabwa n'ijambo ryawe, duhabwa n'umwuka wera, ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, ububasha bwo kwirukana abadayimoni n'imyuka mibi, ububasha bwo gutsinda kamere n'irwa n'irari. Haleluya, haleluya. Ubwo bubasha Mana warabuduhaye, ariko Satani umwazi hari benshi yabunyaze, hari benshi ari kubunyaga, hari abana atangira inzira zo kubunyaga. Ariko muri iri teraniro duhagaritse gukora k'umwazi, duhagaritse imigambi mibi y'umwazi. Wongeye kutuvumburira, wongeye
isi bakomeze bakomere kandi bazagere ku iherezo ryiza. Urakoze turagushimye kubwo ijambo ryawe, uduhanye umugisha n'umujya wawe kubw'aya magambo unyujije muri we. Tugukomereye amashyi muri iri teraniro, tuguhereye impundu muri iri teraniro. Urakoze Mana, udusubize intege mu bugingo, utwongereye amavuta mu mutima kugira ngo imitima ye gukomeza gusarara. Urakoze turagushimye. Ineza y'Imana nibane na buri wese uko buri wese akwifuje, abari kumubera igisubizo cy'ibibazo afite. Ni mu izina ryera rya Kristo tubisabyemo, amen.